Turabashuje mwese abadukurikiye kuri Caleb Brothers, Uwiteka abahire. Dukomeje ibyigisho byacu bifite insanganyamatsiko ivuga ngo gukizwa n'ubuntu. Icyigisho cyacu cy'uyu munsi ni icyigisho cya 10 kivuga ngo kwizera ntaho guhuriye n'ibyiyumviro. Kwizera ntaho guhuriye n'ibyiyumviro. Igihe cyose dusabye Imana ibyiza, dukwiye kwizera ko tubihawe kandi tuzageza igihe tubibone. Reka dusome muri Mariko 11 umurongo 22 na 24. Haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, nicyo gituma mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Ibyo dusabye byose tubishyizeho umutima, twizere ko tubihawe kandi tuzagira gute? Tuzabibona. Matayo 7 guhera ku murongo wa 7 kugeza ku 11 haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Ko turi babi tukaba tuzi guha abana bacu ibyiza, ese data wa twese wo mu ijuru naramuka nituramuka tumusabye ibyiza ntazabura kubiduha? Dukwiye na rimwe kujya dushidikanya Imana, kuko amasezerano yayo igihe cyose izayasohoza nituba twasabye ibyiza. Muri make nituba twasabye ibikwiriye, kuko hari n'ibyo dusaba bidakwiriye tutasubizwa tugatangira gutonganya Imana. Hari n'ibyo dusaba twibwira ko ari byo dukeneye, Imana yajya kudusubiza ikadusubiza ibyo dukeneye ntituramenye ko yanadushubije. Ariko iteka ryose tujye tumenya ko Imana idukunda kandi isobanukiwe ibyatubera byiza kurusha uko twebwe tubisobanukiwe. Niyo mpamvu igihe twakoze ibyo dusabwa dukwiye kwiringira amasezerano yayo ko byanga bikunda azasohora. Mu masezerano y'Imana hari isezerano ritarindira, isezerano ryo kubabarira ibyaha. Iyo dusabye Imana imbabazi ihita iziduha itarindiriye. Reka turebe urugero rumwe rw'ibyabaye ku musore wari ubambanywe na Yesu ku musaraba. Muri Luka 23:42-43 haravuga ngo nuko abwira Yesu ati, mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Igihe uyu musore yasabaga Yesu ngo azamwibuke naramuka ageze mu bwami bwe, Yesu aramubwira ati, ndakubwiza ukuri ko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Mu yandi magambo, Yesu yahise amwemerera imbabazi z'ibyaha bye ako kanya, bakiri aho kuri iyo saha bivugiye. Isezerano rero ryo gutanga imbabazi ku munyabyaha ni isezerano Imana ihita isohoza iyo umuntu yakoze ibyo Imana isaba.
Igihe rero usabye Imana imbabazi z'ibyaha, ujye wizera ko ubabariwe utarindiriye kubyiyumvamo. Yohana wa mbere 1:9. Nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ni ukuvuga ngo dusabwa kwatura ibyaha, ariko twatura ibyaha twamaze kwihana, kandi twihana ibyaha kubera yuko twabashije kubyerekwa na Yesu Kristo. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2, igihe Petero yasobanuriraga abantu ibyo bakoze bica Yesu, ngo byabacumise mu mitima yabo, barangije babaza Petero bati dukora iki? Mu yandi magambo, kwiga ibya Yesu, kubwirwa ibya Yesu bibasha kugucumita mu mitima, bibasha kugutera agahinda k'ibyaha byawe, ugasobanukirwa neza n'iki ibyaha byakoze, uburyo ari bibi byamaze kukwanduza, uburyo byatumye umwana w'Imana abambwa ku musaraba. Ibyo bikagucumita mu mitima maze ukifuza gutandukana nabyo. Ibyanditswe byera bitubwira ko ibyo nibyo bihita biguha kwihana nyakuri. Nyuma yo kwihana rero ukatura ibyaha byawe. Rero niba wamaze kwatura ibyaha byawe ugasaba Imana imbabazi, ukwiye kwizera, ukwiye kwiringira ko Imana iguha izo mbabazi bidatindiganyije. Nk'uko twabonye umusore wari umanitse ku musaraba ari kumwe na Yesu, yasabye Yesu kugira ngo azamwibuke ageze mu bwami bw'Yesu, agahita bimwemerera ntiyigere ashidikanya. Niko natwe dukwiye kumera, dukwiye kwemera ko imbabazi z'Imana igihe tuzisabye twaciye mu murongo tugomba kunyuramo, nta kabuza Imana ihita iziduha. Reka turebe inkuru imwe y'umugabo wari ufite ubumuga, navuga ngo yari afite pararizi, ntiyabashaga kuva aho ari, umubiri wose wari wararemanye. Iyo nkuru turayisanga muri Yohana 5 umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 9. Reka tuyisome. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi, mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Uyu muntu wari ufite uburwayi bwo kuba yararemaye umubiri we wose, atabasha kwiterura, yagiye kubona abona Yesu araje, amusanga aho yari ari kuri icyo kidendezi, ategereje yuko yenda hari uwazamugirira impuhwe akamujugunyamo. Igihe marayika aje agahinduriza ayo mazi, bityo akaboneraho akaba yabasha gukira. Ariko byari byaranze. Ikigaragara, uyu muntu nta wundi muntu bari kumwe kuri icyo kidendezi, nta wundi muntu wari umuriho. Bigaragara ko abavandimwe be cyangwa inshuti ze cyangwa abandi bantu bose bamufashaga bageze igihe bakanamwinuba bakamusiga aho ngaho. Niyo mpamvu igihe Yesu yazaga akamubona aryamye, ngo yaramurebye abona amaze igihe kirekire, arangije aramubaza ati, urashaka gukira? Umurwayi we yahise amusubiza ngo, databuja, simfite unjugunya. Bivuze ngo nta wundi muntu wari uri aho ngaho wamufasha kumujugunya mu kidendezi. Yesu arangije ngo aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Iyo witegereje aya magambo Yesu yarabwiye uyu muntu wari uremaye, ku murongo wa 8 no ku murongo wa 9 nta tandukaniro rindi ririmo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ngo Yesu aramubwiye ngo, byuka wikorere uburiri bwawe ugende.
muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera ubwo agira ate? Aragenda. Hagati y'umurongo wa 8 n'uwa 9 nta gushogoranya kundi kwigeze kuba hagati ya Yesu n'uyu muntu, igihe yari amubwiye ngo ubyuka wikorera uburiri bwawe ugira ute? Ugende. Ahubwo uyu muntu yarabwiye ngo nabyuke yikorera uburiri bwe agende, arangije ahita yumvira aragenda. Mu yandi magambo yahise ahaguruka, kuko nta kindi batwereka uyu muntu yashubije Yesu. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe. Icyamubwiye ko yakize n'iki? Nuko yegutse. Yaregutse, agerageza ibyo agerageza, agiye kubona abona agize gute? Abona yakize, ahita yikorera uburiri bwe agira gute? Aragenda. Uko uwo muntu wari uremaye yizeye ibyo Yesu amubwiye, atarindiriye izindi mbaraga, atarindiriye kubanza kwiyumvamo ko yakize, niko natwe dukwiriye kwizera Yesu. Ni bwo buryo dukwiye kwizeramo Yesu. Reka dusome muri Kugana Yesu, paje 50 na 51. Tugiye kuhasoma amagambo Ellen White yanditse agaragaza ibyabaye kuri iki kirema. Abantu mudukurikiye ndabararikira kuzasoma icyo gitabo cyitwa Kugana Yesu. Ni igitabo cyiza cyanditswe na Ellen White. Nubwo gafatwa nk'umuhanuzi mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7, ntago mwebwe badukurikiye mwese tubahatiye kubyemera nkatwe cyangwa nk'Abadventiste umunsi wa 7. Ariko ijambo ry'Imana ryagiye ryizerwa n'abantu mu bihe bitandukanye, kandi igihe baryizeraga bagiye bahabwa impano zitandukanye, harimo kwandika, harimo gusobanura, kandi kitwemeza ko ibyo bakoze ari ukuri, nuko ibyo bavuze nta na hamwe binyuranye n'ibyo dusoma mu byanditswe byera. Hari byagaragara kuri abo bantu bamwe na bamwe, harimo n'Ellen White, byabinyuranyije n'ibyanditswe byera, ntawe ukwiye kubyizera. Ni kimwe n'ubundi nk'uwanditse agatabo k'umugenzi witwa Yohani Bunyani. Igituma abakirisitu b'Abaprotestani hafi ya twese tukemera nuko ako gatabo ari agatabo karimo ibintu bitanyuranyije n'ibyo dusanga mu byanditswe byera muri Bibiliya. N'iki gitabo rero cya Kugana Yesu cya Ellen White, hamwe n'ibindi bitandukanye yagiye yandika, dukwiye kubisoma, ababishoboye twabona bidufasha tukabikora igihe cyose tubonye bitanyuranye n'ibyanditswe byera. Ariko twebwe mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 bavugurura, nta kibazo turabyemera, kuko ntabyo tubona birwanya ibyanditswe byera birimo. Aya magambo rero ari mu Kugana Yesu kuri paje 50 ndetse na 51, turabarikiye namwe kugira ngo muyatege amatwi, mwumve uburyo asobanura iby'ukuntu umuntu akwiriye kwizera. Haranditse ngo, maze Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Uwo murwayi yakabaye yaravuze ati, mwami nunkiza ndumvira ijambo ryawe. Oya, ahubwo yizeye ijambo rya Kristo, yizera ko yakize, maze ahita agerageza, yagize ubushake bwo kugenda, maze ahita agenda. Yumviye ijambo rya Kristo, maze Imana ihita imuha imbaraga, arakira wese. Ni muri ubwo buryo nawe uri umunyabyaha, ntiwabasha guhongerera ibyaha byawe by'ahahise. Ntushobora guhindura umutima wawe ngo weze were. Ariko Imana yasezeranye kuzagukorera ibi byose ibinyujije muri Kristo. Izere iryo sezerano, atura ibyaha byawe kandi wiyegurire Imana, ugira ubushake bwo kuyikorera. Nukora ibyo, Imana izagusohoreza ijambo ryayo. Niwizera isezerano, ukizera ko ubabariwe kandi wejejwe, Imana irabikora. Urakizwa nk'uko Kristo yahaye ikirema imbaraga zo kugenda igihe cyizeraga ko cyakijijwe. Nawe niko biri, bugende nubyizera. Ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe, ahubwo vuga uti ndabyizeye. Niko biri, ntabwo ari uko mbyiyumvamo, ahubwo nuko Imana yabisezeranye. Ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe, ahubwo vuga uti ndabyizeye. Niko biri, ntabwo ari uko byiyumvamo, ahubwo nuko Imana yabisezeranye. Mu kindi gitabo cyitwa Ibitekerezo, Imico n'Impagarike, volume ya 2, paje 537, naho hari amagambo n'undi aturuka mu bitabo by'uwo bya Ellen White. Hari amagambo avuga ngo,
ibyiyumviro no kwizera biratandukanye nk'uko uburasirazuba butandukanye n'uburengerazuba. Kwizera ntaho guhuriye n'ibyiyumviro. Buri munsi dukwiye kwiyegurira Imana no kwemera ko Kristo asobanukiwe n'igitambo kandi ko acyemera. Tutiriwe tugenzura ko dufite ibyiyumviro biri ku rwego dutekereza ko rungana no kwizera kwacu. Mu yandi magambo, ntidukwiriye gupima kwizera kwacu ngo tugupimire mu byiyumviro, kuko ibyiyumviro no kwizera ni ibintu bitandukanye nk'uko uburengerazuba butandukanye n'uburasirazuba. Ese ntabwo twiringiye ko Data wa twese uri mu ijuru yifuza cyane guha Umwuka Wera abawumusabanye kwizera kurusha uko ababyeyi bifuza guha impano nziza abana babo? Dukwiye kujya mbere twitwaye nk'aho buri sengesho ryose twohereje ku ntebe y'Imana twamaze kumva igisubizo giturutse ku utajya abura gusohoza amasezerano ye. Ndetse n'igihe tumerewe nabi n'umubabaro, ni inshingano yacu kuririmbira Imana mu mitima yacu. Nitubikora dutya, ibicu n'ibihu bizeyuka, maze tuve mu mwijima n'icuraburindi tujye mu mucyo ukeye w'izuba uturuka ku kuhaba kwe. Niba wakoze iby'Imana igusaba kugira ngo ibone uko igusohoreza amasezerano, ukwiye no kwemera udashidikanya ko izayasohoza, cyangwa yamaze kuyasohoza, cyane cyane ya yandi atarindira nko kubabarirwa ibyaha. Abaheburayo 10:36 baravuga ngo, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka, nimumara kwitegereza Yesu, nimumara guhabwa kwihana, nimumara kwatura, nimumara kwiyegurira Imana, nimumara gusaba Imana imbabazi, mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka, namwe mubone guhabwa ibyasezeranijwe. Mu yandi magambo, ibyo Imana idusaba kugira ngo dukore dukwiye kubikora kugira ngo Imana nayo ibyo yadusezeranyije kandi yaduteguriye ibiduhe. Petero wa 2:3 yanditse ngo, Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko ritinza, ahubwo itwihanganira ashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana bakamenya ukuri. Twasomye muri Mariko 11:22-24 aravuga ngo, Yesu arabasubiza ati, nicyo gituma babwira nti, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe, kandi muzagira gute? Muzabibona. Bene Data, dukwiriye kumenya kwizera. Dukwiriye kumenya uburyo dukwiye kwizeramo Yesu. Ntidukwiye kwitiranya ibyiyumviro no kwizera, ahubwo dukwiye kwemera ibyo Imana yavuze kandi tukizera ko ibisohoza, dushingiye ku kuba Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo kubikora. Kandi mu ijambo ry'Imana harimo ibihamya byinshi bitugaragariza yuko Imana ariyo kwizerwa kandi ko ifite ubushobozi bwo kudusohoreza amasezerano yayo, by'umwihariko bwo kutubarira ibyaha byacu. Dusoza rero, reka dusome mu Byakozwe n'Intumwa 13:38-39. Haragira hati, nuko bagabo bene Data, mumenye ko ari muri uwo Yesu Kristo tubabwira ko babarirwa ibyaha, kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose n'iby'amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza. Bene Data rero mudukurikiye, twagira ngo tubamenyeshe ko uwo muri Yesu, muri uwo niho twabarirwa ibyaha byacu, iyo tumwizeye. Kandi iyo tumwizeye adutsindishiriza mu bintu byose, ndetse na bya bindi amategeko atashoboraga kugira icyo tumariraho, Yesu byose abidutsindishirizamo, tugahinduka abakiranutsi imbere y'Imana. Ndabasabira kugira ngo nanjye ntisize, Imana iduhe kwizera, Imana iduhe umutima wo kwishingikiriza ku ijambo ryayo, wo kwishingikiriza ku bubasha bwayo, bityo nitumara gusohoza ibyo dusaba gukora, twiringire tudashidikanya ko nayo ibyo yadusezeranije izabisohora. Imana iduhere hamwe, izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen.